Yes, ibihe byiza nshuti mwese, ibihe byiza abavandimwe mwese mwakoze subscribe kuri Olivier Media TV. Nizeye ko mumeze neza, nyagasana akomeje kubaha ifunguro ribahaza, atabaha iribatera umurengo. Nawe utarakora subscribe, nizeye ko biri mu nzira kuko ntacyo bitwaye. Uyu munsi rero nkuko mubizi, buri munsi ngomba kubagezaho video. Urabona izuba ryasaze, umva rirayimena agahanga. Yayimena agahanga, ariko ibyo ntacyo, haba ku zuba haba ku mvura, tugomba kugerageza tukajya tubagezaho bimwe na bimwe mu byo tugomba kubaha, ndetse mu rwego rwo kugira ngo dukomeze twagure umuryango wacu, YouTube channel yacu, kugira ngo bizagende neza kandi nta kidashoboka. Uyu munsi rero nk'uko mwumva amahanga aba yasaze yasizoye ku bihano iri gufatira u Rwanda bitandukanye kubw'ibintu bw'ubugoryi badafitiye gihamya, sinzi, ariko nta gihamya bifitiye kuko nta kimenyetso kirajya hanze kigaragara. Ariko kuba bari gufata ibihano ntago bibuza abaza mu Rwanda kuza kureba ibyiza by'u Rwanda, kureba views y'i Kigali, kureba ndetse no gusura amateka yacu y'igihugu cyacu afite, ari ameza ari amabi, kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ndetse no gusura amazu amwe n'amwe meza, amataje amwe n'amwe meza, gusura ibwami haba mu Rukari, haba kwa Richard Kandt, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni nako hari n'abaza bafite ama YouTube channel bari kuza kuhashakira views. Sinzi nimba mujya mureba, hari umukobwa, nimba ari umukobwa umwe Ethiopia amaze iminsi azenguruka muri iki gihugu, yagiye za Gisenyi, ajya za Huye, ngire ngo ajya na za Karongi, ndetse no mu mujyi wa Kigali hose arahazengurutse, agenda yereka abantu abamukurikira ibyiza byo mu Rwanda bihari, ndetse anabereka n'ibyemewe mu Rwanda ndetse n'ibitemewe. Nubwo bari kubyerekana byereka biwabo, ariko ibyo byose ni ibyiza by'u Rwanda abarimo agenda ataka. Si ibyiza by'u Rwanda gusa bataka, kuko nawe ubwe aba ari kugenda azamura views ze kuri YouTube channel ye, kandi koko ubirebye koko views ze zigenda zizamuka, ndetse n'amasabu bagenda bazamuka. Mu gihe rero bamwe bari kusakuza bavuga ngo ntago ngo mu Rwanda ngo ibihano ngo byacitse. Yes, nibyo byacitse, kuko wenda hari bimwe na bimwe tuzagenda duhomba nk'abanyarwanda, ariko nta byacitse kuko umusaza yazanye innovation, agaciro development karahari. Muzi amafaranga arimo murayazi, cyane no kwirirwa musakuza gusa, arimo kandi azakora ibyo n'abandi batakoraga. Nizeye ko si uwo muzungu wenyine, si uwo musista wenyine, hari n'undi bita Wanda, ngira ngo ni umukamerone nimba atari umunyanigeria, nawe ari kugenda azenguruka mu mujyi wa Kigali. Ntabwo arabasha kujya mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu, ariko ntekereza ko nawe azahajya. Nawe ari kugenda agaragaza ibyiza by'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu gihe bamwe bari gusakuza, mu gihe bamwe bari kuzana amatiku y'aho ngaho iwabo n'ibiki, we ari kugenda agaragaza ibyiza. Memusi nawe ari gushaka views ndetse na subscribers, ariko ari kugenda agaragaza ikintu cyiza kiri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nizeye ko ahangaha mubona, murabizi hano mbere, nimba mubizi, kino kibuga hari mu gitaka, bana barakinaga n'abakuru bagakinamo, ari mu ivumbi, ari mu mabuye. Ariko rero ibi byose ntabwo tubikesha umusaza. Niyo yaba ari inkunga yavuye hanze, ariko ntabwo umuntu yajya gutera inkunga mu gihugu kitarimo umutekano. Byose ni umutekano. Ni ikibuga cyiza, ntabwo baratangira kugikiramo kuko ntekereza ko kitarafata neza, cyangwa hari ibindi byangombwa wenda bagitegereje. Ariko hano kuri Maison de Jeunes, nk'uko mubizi, hahoze ari mu ivumbi, hahoze ari mu mabuye. Nta watera agatakire, ubwo watera agatakire ugahita uzamukira ruguru kwa Mansera ukajya kwivuza wakobotse. Ariko ibi ni bimwe mu byiza byose u Rwanda rugenda rutugezaho, bitewe na politike nziza cyangwa n'umusaza ibyo agenda atwereka.
abo bose rero bagenda bavuga nta kibazo nibavuge, ni uburenganzira bwabo. Ururimi ni inyama yigenga, ariko hari n'abandi bari kuza, ntabwo ari abo babiri gusa, hari n'undi muzungu nawe sinzi ukuntu yitwa w'umugabo, nawe agenda abigaragaza, yagiye mu mujyi, ajya downtown hose arafotora, ajya za mariyoti, aramanuka za ka Kigali agenda akamera, aba bashaka views, ariko aba ni kwerekana n'ibyiza byo mu Rwanda. Nubwo rimwe na rimwe ujya muri comment z'abantu babandikira, bakababwira ngo hari uwababwiye ati ntimukibande aho ngaho mu mujyi gusa, mugende mujye no mu ntara, mujye no mu byaro, hasi murebe uko bimeze, naho nibajyaho bazasangaho VUP, bazasangayo ibikorwa byiza umusaza yazanye, bazasangaho kaburimbo, bazasangayo amakoperative, abaturage bariteza imbere, byose bazagenda babisangayo. Ibyo byose rero ni ibintu byiza tuba dukesha umuyobozi wacu mukuru, umutoza w'ikirenga. Namwe rero bavandimwe, namwe ngira ikintu mbisabira, mwe mwakoze subscribe n'abatarayikora. YouTube channel nagiye muri analyse, ndeba mbona abantu benshi bareba ibiganiro byanjye, bareba ibyo nkora, ariko ntago barakora subscribe, ko abantu barebye ibintu nkora ni 56%, abo n'ababireba ariko batakoze subscribe. Noneho urumva ababireba banakoze subscribe nibo bakeya, ni 40%. Gukora kuri subscribe ugakora no kunzogera nta kintu byagutwara brother and sister, nta kintu byagutwara. Ntekereza ko ari inkunga yabikomeye uri gutera umuhungu wawe Olivier. Ejo n'ejo bundi ubuzima burakomeza, ejo n'ejo bundi twanahura tugaciringa. Nawe wangezeho igitekerezo, comment, share, like, birakenewe nta kibazo, uburenganzira n'ubwawe. Imana iguha umugisha rero mu byo ukora byose, uhahe uronke, Imana iguha ifunguro riguhaza, ariko ntibiguhe iri gutera umurego. Murakoze cyane, muhaye muronke. May God bless